Hello bakunzi ba D1 BTV nkuko bisanzwe rero ngende Kennedy nkuko twagiye tubana mu biganiro byinshi nshimira wowe wamaje kuza mu muryango mugari wabakoze subscribe ndagira ngo ukande subscribe ubundi tukomeze ikiganiro. Iyo niyo nkunga buri busabwe kugira ngo tukomeze dukore ibiganiro bigende neza. Gushimira wowe wakanze subscribe nari nabwo mboneraho umwanya wo gukanda wo kubwira abatarayikora batirinjira mu muryango mugari wacu w'abadukurikira kandi subscribe ubundi ukandi no kukazogera kugira ngo tuzajya twauploading ikiganiro kijye kikugeraho ku gihe. Ndagushimiye wowe ukanze subscribe. Nkuko bisanzwe rero twagiye tugaruka kuri byinshi. Ari ikibazo kigenda kigaragara hirya no hino, usanga ku isi abagabo benshi batagikozwe ibintu byo gushaka abagore. Ahangaha se abantu benshi urazigenda umenya impamvu abasitari bakomeye cyangwa se n'abandi bantu icyo bagiye babivugaho n'impamvu ibitera. Tuze no kukubwira abasitari 10 ba mbere. Abasitari 10 ba mbere bagiye banga ibintu byo gushaka abagore rwose batabikozwa. Ahangaha turaza twihuse ku bagabo benshi iyo bavuze. Ahangaha rero hari byinshi bagiye bavuga ku bagabo benshi iyo bavuze gukora ubukwe bumva amafaranga azabo gukora ndetse n'ibizatunga umugore n'abana bazabyarana. Gusa hari benshi bahisemo gutekereza ku gihe baramutse bashinze urugo ko bashobora kuba bahomba imitungo yabo cyangwa se ibyo bari batunze. Ibi bihindura isura iyo bigeze ku byamamare, dore ko usanga ko batunze amafaranga menshi. Bamwe mu bagabo bafite amazina akomeye mu myidagaduro bagiye bagaragaza impamvu bahisemo kudashaka abagore, gusa bagahuriza ku mpamvu zirimo nko kuba batizera igitsina gore, gutekereza ko abagore babakurikiyeho amafaranga cyangwa se ubwamamare. Dore ibyamamare 10 mu mahanga byanze gushaka abagore mu rwego rwo kurinda umutungo yabo cyangwa se agafaranga kabo. Ahangaha ku mwanya wa mbere tukasanga uwo bita Leonardo DiCaprio. Uyu Leonardo DiCaprio ni icyamamare muri sinema. Leonardo DiCaprio wubakiye izina cyane cyane muri filime yitwa Titanic cyangwa se Romeo na Juliet, azwiho kuba yarateye umugongo ibyo gukora ubukwe. Uyu mugabo w'imyaka 50 akunze kuvuga yuko yikundira abakobwa bari munsi y'imyaka 25. Mu mwaka wa 2014 yavuze ko adashaka gukora ubukwe kuko abizi ko umukobwa wese umugannye aba yishakira ubwamamare n'ifaranga gusa. Ngo iyo aza kuba atari umusitari ntabwo ari burenze imyaka 35 atarashinga urugo. Uyu nguyu ni Leonardo DiCaprio uri ku mwanya wa mbere. Uwo ni wowe nikabyumva. Ku mwanya wa kabiri tukasanga uwo bita Rick Ross. Uyu nguyu umuraperi w'icyamamare akaba n'umushoramari. Amazina ye nyakuri bamwita Williams Leonard Roberts, azwi cyane cyane nka Rick Ross mu muziki we. Nawe ntakozwa ibyo gushinga urugo, uretse ko yabyigaramye ku mugaragaro, anakunze kubigarukaho mu ndirimbo ze. Uyu muraperi w'imyaka 47 avuga ko atizera muri rusange ibintu bijyanye n'ubukwe, ndetse ko we avuga ko ari imihango y'abazungu bigishije abirabura. Uyu nguyu Rick Ross niko byumva. Tukajya ku mwanya wa gatatu tukasanga bita Jamie Foxx. Uyu Jamie Foxx ni umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime w'icyamamare afatanya n'umuziki. Uyu Jamie Foxx akundwa n'igitsina gore, ariko ari mu byamamare bitumva neza akamaro ko gushaka. Uyu mugabo w'imyaka 56 yigeze gutangariza Oprah Winfrey mu kiganiro bagiranye, amubwira ko impamvu atemera ibyo gukora ubukwe ari uko yakuriye mu muryango utabana n'ababyeyi. Yakuriye mu muryango ababyeyi be batandukanye, bikaza gutuma atizereramo mu rukundo.
ahangaha akaba yaraje kubyara abana babiri kuko yashakaga kuba umubyeyi. Ahangaha tukajya ku mwanya wa kane tukasanga uwo bita Bill Hammers. Uyu nguyu Bill Hammer ni umunyamakuru w'icyamamare. Bill Hammers w'imyaka 59 azwi cyane cyane ku kiganiro American Newsroom kuri televiziyo ya Fox. Nawe yahisemo kudashaka umugore ku mpamvu y'uko adashaka ko yazakora agatanya maze umugore agatwara 1/2 cy'umutungo we yakoreye igihe kinini kandi awuvunikira. Ku mwanya wa gatanu tukasanga umuraperi bita P Diddy cyangwa se Puff Daddy. Uyu nguyu umuraperi w'icyamamare akaba umuherwe Sean Combs, niyo mazina ye nyakuri, azwi ku mazina ya P Diddy cyangwa se Diddy Puffy n'ayandi. Nubwo atunze agatubutse ariko yagize ubwoba bwo gushaka umugore ngo atazamukuraho umutungo we. Yagiye agira abakunzi benshi batandukanye igihe ndetse anafite abana 4 gusa. Ibyo gukora ubukwe yarabyanze. Ibi biri no mu byatumye byatamutandukanije na nyakwigendera Kim Potter wamubyariye abana 2 gusa akanga ko bakorana ubukwe. Ku mwanya wa gatandatu tukasanga bita Dan Levy. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filime akaba anazandika. Uyu nguyu bita Dan Levy umunyarwenya w'icyamamare Eugene Levy, nawe ufite se w'icyamamare Eugene Levy, nawe yateye ishoti ibyo kurushinga. Levy wagize kuba 60th man alive mu mwaka wa 2020 yavuze ko ubuzima bwe atabuzanamo umugore, kuko abona ko ubuzima ariho adafite umugore abaye hasa nk'uwishimye kurenza uko yashaka umugore. Akaba agira ubwoba bw'uko igihe yazazana umugore amafaranga yaruhiye igihe kinini bazayagabana mo 1/2. Tukajya ku mwanya wa kane tuhasanga umuhanzi bita 50 Cent, amazina ye nyakuri bita Cletus Jackson, umuraperi akaba n'umukinnyi wa filime uherutse gutungurana avuga ko atazatera akabariro mu mwaka wa 2024. Asanzwe n'ubundi yaranze gushaka umugore ku myaka 50. Uyu 50 Cent yavuze ko kuba afite umwana bimuhagije, adakeneye kuzana umugore kuko ngo yazamurushya cyangwa se akaza mushakiraho ifaranga, amushakaho ifaranga. Ku mwanya wa 8 tukasanga uwo bita Owen Wilson, umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime. Owen Wilson w'imyaka 55 y'amavuko mu mwaka wa 2018 yabwiye ikinyamakuru People's Magazine ko nta gahunda afite yo gushaka umugore kuko adashaka umuntu wazaza mu buzima bwe afite izindi mpamvu zitari urukundo. Yatanze urugero rw'ibyabaye ku muvandimwe we Luka Wilson washatse umugore akamwaka gatanya rugakubita ndetse akanajyana imitungo ye. Ku mwanya wa 9 tukasanga bita Colin Farrell, uwo bita umukinnyi wa filime. Uyu ni umukinnyi wa filime ukomeye muri Hollywood. Colin Farrell yahisemo gushaka umwana aho gushaka umugore. Avuga ko atizera igitsina gore bitewe n'uko ngo kuva byamenyekana ntawe barahura mukunda bya nyabyo, ahubwo ngo bose usanga bamushakaho ibyo afite. Ku mwanya wa 10 tugasanga Matt Dillon ku myaka ya 59. Uyu Matt Dillon ni umukinnyi wa filime
Matt Dillon ntarashaka umugore ku mpamvu avuga ko ari ukwirinda ibyamubaho igihe arushinze. Aha avuga ko ibya gatanya no kugabana imitungo bitinya, bityo akaba yaranze gushaka umugore, ndetse we anavuga ko iby'urukundo nabyo atabyizera. Iri rwa rutonde rw'abantu 10 bagiye banga gushaka. Ese wowe nimba wumva ushobora kuba nawe ufite ibi bitekerezo, wumva icyaba kibigutera ari ikihe? Nawe watwandikira muri comment ikintu wumva cyatuma udashaka umugore. Ndagushimiye wowe wakanze subscribe, ugire ibihe byiza.